Uko wabika amafoto, video, dokima n'ibindi kuri email. Hari ukuntu ufite telefone ugasanga yaruzuye, ugasanga ubura ahantu ubika ibintu byawe kandi mu by'ukuri bagakwiye kubika kuri email. Muri iyi video ugiye gukora ku buryo bwiza wakoresha ugafata ibyo bintu byose ngo ukabika kuri email. Niba telefone yawe yari yaruzuye cyangwa yuzuraga vuba, telefone yawe igahumeka ikongera igakora neza nkuko wayiguze imeze. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nurebe iyi video ukayirangiza ufite ubushobozi bwo gufata ibintu byose ufite kuri telefone yawe ukabika kuri email kandi bikaba bifite umutekano uri ku rwego rwo hejuru, nta kintu na gito yabigusabye. Tuzatize ibintu byinshi, reka nkore ku buryo bikorwamo. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze liking video, ukore subscribe buri mutarayikanda. Niba ufite ikindi kibazo cy'inyunganizi ubisiga munsi muri comment ndahita nkusubiza. Iyi video irimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ndakora ku buryo wafata amafoto ufite kuri telefone yawe ukayabika kuri email nta kintu na gito yabigusabye. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndakora ku buryo wafata video ufite kuri telefone yawe uko zaba zingana kose nazo ukazibika kuri email nta kintu na gito yabigusabye. Igice cya gatatu ndakora ku buryo wafata audio cyangwa dokima n'ibindi ukabika kuri email ya telefone yawe nta kintu na gito yabigusabye kandi bikaba bifite umutekano uri ku rwego rwo hejuru. Tuzatinda ibintu byinshi, reka dutangire n'igice cya mbere. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakora, uzafungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe ukoresha. Njye na Android ndafungura Google Play Store, dore ngiyi urayifungura. Ukimara kuyifungura tuza muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano munsi tuza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru wandikamo Google Drive. Google Drive nguku ukimara kwandika nguku rero ukora search gakeya utegereza. Ukimara gutegereza tugera kuri tab imeze nguku, we nta kintu uzahita ukora kuri application ya kabiri, iyi ngiyi uzayikoraho. Ukimara kuyikoraho niba utarayistara uzahita uyistara banze ujye muri telefone yawe. Ikimara kujya muri telefone yawe uzahita ukora kuri open. Gusa usanze bari kugusaba kuya updating, ugura kuri update kugira ngo ya updating ubwo wari usanzwe ufite muri telefone yawe. Mwibutsa ko zina application zishobora kuba ziza muri telefone, hari telefone zimwe na zimwe usanga zirimo ukiyigura ugasanga Google Drive irimo. Ariko hari n'izindi telefone ushobora kugura ugasanga Google Drive nta irimo. Rero gusabwa kuyidownloadinga kuri Google Play Store cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Rero ukimara kuyistara maze kugera muri telefone yawe nta kintu uzahita ukora kuri open. Gusa nubwo ngiye kuberekera kuri Google Drive ntago bikuye hari n'ayandi application wakoresha ubika ibintu byawe kuri email. Ariko nahisemo Google Drive kuko niyo nziza yakorohera abantu kubika ibintu kuri email kandi mu buryo bwiza kandi mu buryo bworoshye kandi bwizeye ku buryo ubika ibintu byawe nyuma y'imyaka ingahe cyangwa nyuma y'imyaka magana ngahe ukazajya kuri email yawe ukabibonaho kandi ubifite muri telefone yawe bitakomeje kukuzuriza telefone. Kuko na Google Photo nayo irabikora, ushobora kuyikoresha ukaba wabika ibintu byawe kuri email bikaba bifite security ihagije. Rero ukimara kuyistara nta kintu uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifungura uzategereza gake ibanze ifunguke. Ikimara gufunguka urabona connection zacu ni nkeya ariko urategereza gake. Ikimara gufunguka uzategereza amakanya gake ifunguka. Nkuko uri kubona ngiye nari mfite ibintu nabanje kubika kuri email. Urabona ibi ni ibintu nabanje kubika kuri email. Urabona utuntu dukeya ariko ntago ari email narisanzwe mbikaho ibintu, ahubwo hari indi email nayo irimo hano narisanzwe mbikaho ibintu byanjye. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ubanza ukore kuri kano kantu k'agafoto kari hano hejuru, akangaka k'inyuguti. Ushobora gusanga ifoto yawe niba kuri email warashyizeho ifoto, gusa nyine usanga hariho akantu k'inyuguti banza ku izina ryawe uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ubona email ziri muri telefone yawe, uzahitamo email ushaka kubikamo ibintu byawe kuri email. Nk'urugero ngiye reka fatire kuri iyi ngiyi, uzahitamo. Ukimara kuhitamo uzategereza gake wihanganye. Urabona iyi email nabitseho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibi bintu biri kuri email ntago biri muri telefone yanjye, ariko iyo biri kuri email nguko ubikeneye nanone uhita ubikira muri telefone yawe mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwiza cyane. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya akangaka. Kuri wowe usanze nta bintu biriho nyine ubwo nta bintu wigeze ubikaho, uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya. Rero ukimara gukoraho uzahita ubona ibintu bimeze uko nguko, nta kintu uzahita ukora hano handitse folder. Ahangaha uri kubona hano ha folder ukoraho. Ukimara gukora uje kuri hano kuri folder hano bugiye kwandikaho ibyumba kugira ngo nujye ubika ibintu byawe ujye ubibika nyine ku byumba bigiye bitandukanye. Nk'urugero niba ugiye kubikaho ifoto y'indangamuntu uyishyira ahantu kwayo, niba ugiye kubikaho diplome uyishyira ukwayo kugira ngo nujya kureba ikintu kuri email utazasanga wacanganye ugasanga urakibuze kandi mu by'ukuri kiri kuri email yawe naho cyagiye. Niba ugiye kubikaho video bishyira ukwabyo nyine ku buryo nyine uzajya ubona ibintu byawe nyine bimeze neza, nyine bimeze nk'ibintu by'umusirimu. Hano rero creating folder yawe ushaka yari yose bitewe n'icyo ushaka kuyita. Warangiza yenda nk'urugero reka nyite Etienne yenda teke. Ukimara kwareka nguko nyine uhita ukwana ndetse create. Ukimara gukora create urategereza gake. Urabona Etienne tumaze gucreatinga isiza ahangaha, urabona ko isiza hano bwa mbere. Ubu nyine ni nk'icyumba ducreatinze kugira ngo tubikeho ibintu bigiye bitandukanye. Urabona afiteho ibyumba biri muri 5 6 ko nguko. Nanone uhita ukora kuri buno buntu kano kantu ko guteranya akangaka ukoraho.
ukimara gukoraho urabona hari folder, hari upload, hari scan. Hano ha scan nyine ushobora kuba unyuze nk'ahantu runaka, yenda hari nk'icyapa ukahita usikana ukahita ubika ibyo bintu biri kuri icyo cyapa cyangwa biri kuri urwo rupapuro nyine ukabibika nka document nyine biri aho ngaho, bitagusabye kuri gufotora ngo ubike utuntu tw'udufoto dusanzwe hano uhita ukoresha ukahita ubisikana byoroshye cyane. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora hano handitse home aha ngaha. Ukimara gukoraho nta kintu uzahita ukora kuri buno budomo butatu buri hano hejuru mu nguni, buno burongo butatu buri hano hejuru mu nguni. Ubu ngubu ukimara gukoraho nta kintu uzahita ukora handitse settings aha ngaha. Ukimara gukora kuri settings uzahita scrollinga hano hasi, urabona kano kantu ko hasi, kano kantu urabona karafunze nk'uku nguku. Wowe nta kintu uzahita uzahita ugataninga on. Kano kantu ngafunguye nk'uku nguku yari ufite ibintu kuri telefone yawe bisanzwe, ugeze ahantu hari wifi ukaba connect kuri telefone yawe, ibintu wari ufite muri telefone yawe bita bitangira kurya kuri email mu buryo bworoshye cyane, ku buryo bijya kuri email wowe utanabigizemo uruhare. Kari mwe gusa ko iyo byagiye kuri email no kuri telefone yawe bisigaraho, ariko nk'iyo ubuze telefone yawe yenda nk'urugero bayikwibye cyangwa wabisibye biguma kuri email ku buryo bikeneye ikindi gihenda wahinduye telefone ushyiramo ya email yawe, hanyuma warangiza ukahita ibintu byawe bigarura muri telefone yawe mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwiza cyane. Rero kano kantu gafunguye kaba keza cyane, ugeze kuri wifi ibintu bita byisavinga kuri email yawe. Rero ukimara kugakora nk'uku nguku ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nanone ukora kuri kano kantu ko guteranya kangaka. Ukimara gukora ukora handitse upload aha ngaha munsi uri kuhabona. Ukimara gukora kuri upload uhingukira kuri tab remeze uku nguku. Nkuko uri kubibona hano hejuru, hano hari photo, hari audio, hano hari video, hano hari na document. Wowe uhitamo ikintu ushaka kubika. Rero nk'urugero tugiye guhera ku mafoto, tujye kuri audio, tujye no kuri video, turebe uburyo bikorwamo. Rero kugira ngo bikore nta kintu uhita ukora tuvivura kano kantu ka image aha ngaha. Ukimara kubivura kano kantu ka image urabona ko hano hasi hahise haza amafoto nyine dufite muri telefone yacu. Rero hitamo ibintu ushaka kubika kuri email yenda nk'urugero ukora ugasa nk'ugumishijeho ikahita yivivura nk'uko nguko ukahita ugenda ukora ku zindi ugenda uzivivura. Ukimara kubivivura nk'uko nguko we nta kintu uzahita ukora handitse select aha ngaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho urabona ko ibintu byacu bise upload kuri Google Drive. Ubu kano kanya biriya bintu duselectinze bise bijya kuri Google Drive yacu bise byibika kuri email mu buryo bworoshye. Rero uragenda nanone ukahita ukora kuri kano kantu ko guteranya, ukahita ukora kuri upload, ukahita uzana hano kuri audio. Ukimara gukora kuri audio urabona ko n'indirimbo ziza nazo uragenda uzivivura nk'uko nguko. Wamara kuzivivura yenda nk'urugero nk'izi ngisi wazirangije izo ushaka kubika kuri email, nanone ukahita ukora kuri select aha ngaha. Tukimara gukora kuri Google Drive urabona ko bise bitangira kuyaploadinga kuri Google Drive yacu, ubirahita bijya kuri ya email twahisemo. Mwibutsa ko bibaye byiza email wahisemo ugomba kubuza password, ku buryo ugize ikibazo ugatakaza telefone, iyo email wabuze password yayo ku buryo wahita ubigarura mu buryo bworoshye cyane kandi butakugoye. Rero nanone urakora kuri kano kantu kwa plus ukahita ukora kuri upload. Wamara gukora none ugahitamo video, iyo ukoze kuri video none zitazizi ufite muri telefone yawe, nanone ugakora ukagenda uzivivura, nanone ukahita ukora n'ubundi hano kuri select aha ngaha. Ukimara gukora nabyo bita bitangira kwisavinga kuri Google Drive yawe, none bigahita bijya kuri email wahisemo aha ngaha hejuru. Nk'urugero nanone urabona iyo dukoze hano kuri file aha munsi uri kuhabona hano iyo dukozeho urabona hano hari ibyumba byacu, ariko urabona hano munsi hari amafoto atari mu byumba. Rero ko nayo kugira ngo yashyire ku byumba nta kindi tukora, uhita uyikora nk'uko nguko ukayigumishaho. Ukimara kuyigumishaho uhita ukora kuri kano kantu akangaka kari hano hejuru, akangaka ugakoraho. Ukimara kugakora bahita bakwereka ibyumba ufite kuri iyo file wagiye ucreatinga. None uhitamo icyumba ushaka kubika iyo foto cyangwa ayo mavideo yawe. Nk'urugero reka tuhite dufatira hano hambere ha Etienne Tech, ukora warangiza ukahita ukora hano handitse move hano muri kuhabona. Ukimara gukoraho urabona ifoto yacu cyangwa video wahisemo hita ijyaho kuri cya cyumba. Urabona nk'urugero dukoze hano kuri Etienne Tech, urabona ko ka kantu kacu tumaze gushyira kahise kageraho aka kanya. Rero n'uburyo ushobora gukoresha ukabika ibintu kuri email. Urabona ko ari ibintu byoroshye, ubu ibintu wabitse hano bihita byibika kuri email yawe, ntabwo wabibura kabone nubwo watakaza telefone. Ahubwo ahantu wibura kereka iyo wibagiye password ya email yawe. Niyo mpamvu ngubwira nyine kujya wibuka password ya email yawe kugira ngo bitazakubaho ukayibagirwa, ugasanga niba warabitseho ibintu by'ingenzi ugasanga urabibuze. Rero n'uburyo ushobora gukoresha ukabika ibintu kuri email. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Bigerageze kuri telefone yawe, nibiramuka bikunze umbwira muri comment niba byakunze, gusa nayo nibidakunda umbwira muri comment niba bitakunze, mwereke ubundi buryo wabikora kuko buryo wabikamo ibintu kuri email no buryo bwinshi bugiye butandukanye. Sa rero murakoze mugira ibihe byiza, reka ngushimire ugeze kuri uyu munota. Uri umuntu w'ingenzi, ibyo tumaze kugeraho ni wowe tubikesha, kandi ndahari ku bwanyu. N'ujye ufite ikibazo ugisigaho munsi muri comment, nzajya mpita nkusubiza byihuse. Sasa mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira ingindi asubiza ikibazo uzabambajije munsi muri comment.